ndirimbe ako Kamishi ndakwakiriye utanga umutima ahandi koko Kamishi urambabaje koko akihera abandi Kamishi urambabaje Kamishi atanze umutima ahandi ari njye umwakiriye we nkaye n'imitima ibiri ukanuye amazi ndababaye pe none agiye no kumpa ukira Yesu we bana we wetse gato kiranije ngone hiya umvase muretse gato Kamishi ntabwo ibyo bintu wabibona uretse Kamishi urya kuvuga ibyo baguhaye ngiye nguhe karibu nkwakire uze utanga imitima ahandi urumva binejeje abakiriya ariko reka nkubwire ikintu kimwe hari ibintu bibiri bishobora kubera icyarimwe ngibihe ushobora kunyakira ngaho umutima abandi babyita gukorera mu bandi oya reka tubyite inyitore nyabyo ni ukwihoma ngo ngashaka icuma ni kwihoma cyane kuvunikira abandi tubahiro ca sako baragumuhaye uzi yo kuvuye araguvugiye ariko oya bigiye bijya rinda akanwa kawe twaguhaye akanya ndi kwiririmbira indirimbo kandi ikindi ndabasaba kwiyubaha nkaririmba indirimbo zanjye mu mutuzo sinzi igihe nsigaje ku isi sinzi imibare y'inyenyeri ariko hari ikintu kimwe nzi neza 100% nuko ngukunda wenzira igihe kumunezero wanjye umutima wanjye wawuhinduye ibara ry'akanyamuneza ayiwe uyu muntu uri kuri requestinga bamwita bro ayiwe mana we n'ubundi uri kuvugira muri mute bro kugira ngo mvurwe ibintu biriho uri kuvugira muri mute yamyutunze uba wari wansakurije cyane wari wakabije kandi ntabwo nkunda umuntu unsakuriza urabizi wiyubahe mba maze igihe ntagera hano reka mugomba kunyitwaraho neza urongera ni imyute sinzi undi muntu wongeye kukumyutinga unyibukije sendera ndirimbo za seri noneho urumva ariko hari ikintu Talia yo welcome masheri Talia ndeba nkunde my love Talia ndeba nkunde dore ego ko urugo ndongeye ndarushenye kanitabe gato mubyifashe bitese sinzi imibare y'inyenyeri Kamishi kera hari indirimbo yawe nakundaga yitwaga harya kamanze nyibuke neza mana we nyibutse indirimbo ya Kamishi nibuka cyane uzi ukuntu iri kuririmbira mu bwonko kuyisohora bikanga bro bijya bibabaho indirimbo mu bwonko irimo ariko gusohoka byanze usa nkora iki uretse gato bizi yego Adamu is Adam oya Zubeda ntabwo ariyo njye ndi kwibuka kandi mu mutwe ukuntu Adam is adamant uyu nguyu ni umuntu wanjye ako Adamu ntabwo uri sawa uri sawa ndakurebye uposte n'utuntu turyoshye Rahira wallahi rwanyonga thank you Kamishi ngende umufana wawe kuva kera nyiri umwana urumva njye ariko hari indirimbo njye nakundaga najyaga nkunda kuyitura ex wanjye cyane twaratandukanye ndamubwira urumva nakundaga kumubwira ngo warabeshye noneho urumva ako hari uturimbo twinshi urumva twabona none ndabyibuka mva
hari ibintu njya nkora rimwe na rimwe nkafata umwanzuro nze gato. Prole, Well, how's you doing? I'm doing good. You? I am good. What city are you in? Sorry? What city are you in? What city? Vancouver. Vancouver. Okay, I talked to my people. There was a possibility in my work there. Oh, okay, that's good. And how far? Forgive me if I'm ignorant about Canadian geography. How far are you guys from Quebec? From Quebec, it's around 5 hours. On the drive. Flight. Right. Whew. That's really far. Yeah, it's okay. All right. I'll let you know. Okay. Bijo. Semura abandi. Uri kuri mute kandi. Uzaje urasemura. Urazi ko ndazi Icyongereza n'Ikirera. Ikure kuri mute. No ntabwo uri umurera gusa n'ababaye ufite n'ubumuga bwo kutavuga. Urashaka kujya mu ijuru? Urashaka kuzamura imibare? Bigiye bijyara ahangaho araje atangire kuzana ibyo bintu ari kwikoresha nta hantu byamugeza. Namyutungura ibyo amyutungura avuga noneho n'imyutinze nta kintu. Ndakurahiye. Ariko umuntu ari imyutingura ngo ni ikibazo. Yakimyutinga nabyo ngo ni ikibazo. Ubwo hano abantu bashaka ngo ibyubahiro bya saa 11 za mu gitondo. Saa 11 baba bari kukubaha imyutinge ngo bamuhama koyini. Uri Dr. Sabi ari ko ndi kumwumva ariko simbona haherereye. Kamishi nakusuje ra. Kamishi. Kone ukubona Sabi. Buriya Kamishi twarababaye. Buriya Kamishi twarababaye. Ngo ni myutinge batanga. Mbuzima muhaye umuntu w'umudamu ukuze ufite imyaka zo kuba nsabirekera aho ngaho rekeraho utagira ngo ntabwo ndi kubumva please ibyo bintu bireke man ibyo bireke muri caranye avuze n'abahise yiruka arabimenye yavuze ibintu bidaterekera nta muntu uvuga bya ku myaka y'umukobwa abakobwa bose bafite 18 bose kandi nsabi turaza gukora inama umbwira ukuntu usigaye unyubahuka kuri urwo rwego ikiganiro kandi wo kwanza ako nawe gift ze nazigumane nazo nshaka nawe rero riri yose nasigo ritwara nabi ufata umuntu ukamumyutinga koko niyo bambwira impamvu nabamyutinze kanyibabwire natangiye kwiririmbira uzana urusaku kandi igihe wabyiniye sinigeze indirimbo wari kurimba ni yawe none se indirimbo ako si yanyu sibyo ari yanyu nawe kandi mfite uburenganzira bwo kuririmba uzi ko yatangiye kurimba agatamanuka abantu 60 so bigiye binakubujije kuzajya umfata ukuntu wishakiye man ngewe I'm a very respectful woman. You don't have to disrespect me, right? Mba basezeye mwese witeka bahire. Uya uri kujya hariko kamishira teka mbanze ngubwire. Ariko utumye kamishira gena naramuririmbira indirimbo. Usumba utumye agene cyangwa ni mwebwe se. Ni wowe ushaka ibyubahiro. Narabiye kamyutinge saba nawe yamyutinze ubwo samyutingiye iki Liliose ariko rero umva ubundi ikibazo cya Liliose ibyo Liliose ikibazo cye ngiye kukikubwira ariko ntuzabimubwire nyine ngiye kubivimuza urumva ajya yamyutungura araguha nyoko we nashaka mama burangiye inyama y'ubwoba
hano nagiye gutera umusarane mbona igiye mbere y'ibyo nari ngiye kwituma. Yes we. Urumva? Bete bari nsubize promesse. Okay, promesse rena. Suhuza promesse. Ndagusuhuje. Nanjye munsuhurize na Morning Star. Wewe manzi nsuhuze promesse. Promesse nawe yarankunda. None ubu byara. Dore na Adam afite level ya 28. Oya, izi byamarevo Adamant. Adam is Adamant. Niba utari kubisoma neza wiyuhurire. Sibyo mva mubwire rero. Namubonye gusa. Uwo mumotari abatugejeje i Remera. Atugejeje i Remera. Ati va kuri moto. Mbavuye kuri moto. Simvuye kuri moto. Icyo gihe twari turi gukina biyari bisanzwe. Njya kugura imiti muri farumasi. Vuye muri farumasi zari ziki gisohoka muri farumasi sinzi ukuntu nabaye nkuru kwinjira mu kabotiki bazamo ikaramu yo kwandika kubona ndi kumva nyine nshaka guhita nzamuka nkajya Musanze. Singeze Nyabugogo ndagenda nicara mu modoka Nyabugogo ndicara ndategereza kuva nka saa moya kugeza nka saa 3 n'igice Gitifu atari yaza. Bati si umugabo igihe wamutegerereje n'uri kubona yatinze wakwigendera rahira bo ibyo biba nk'ibinyobeye sinzi ko nagiye kubona mbona arayizanye ariko bayizana kwa kundi iba bayifunyitse bamaze kuyiteka adacemo nk'iminota nk'itatu hiye ariko itari konse no tuyikandakanze kumva ntago bayitaze neza mu muceri burango guhita guyihisha ibyo nitumaze kubona ko imineke zose nanago muri wigeze gushe baravuga bati rero iyi nzoga irasomaho umugabo isibundi suko siberansira nawe yihaye byo gufata ijambo mu muganda kandi yari yasibye arifashe agiye kuricakira bati si niko niba nawe umwubaha nawe akaba kubaha icyo nicyo gihembo wamuhemba nk'umuntu wiriwe mu murima ari kurihinga kandi uzi neza ko icyo yarashaka ari kugira rirundarunde hazeremo utujumba ayowe iryo yogi na n'ubu riracari ikibazo muri rubanda n'ubwo yewe data we ahora n'icyo kibazo cyari ririyo ntabera feke ntabye n'igihwerawe uri kuvuga ngo ndi feke ndi igihwerawe kubera iki kandi kambwire nsa wari uzi ko buriya ntari kukumva subiza impamvu uvuze ngo ndi feke kubera iyogi uretse gato uvuze ngo ndi feke kubera iki ntago wari wanyereka ese reka mbabaze ubu ngubu umuhanganye nanjye singo buretse gato Nesa ari hafi abagera mu ntege urumva Promesse ari hafi kubageraho njye ndi inyuma iriye ariko mama mfitiye ubwoba kandi nta n'umuntu mfite umwana nshaka kureba fagitire gute mungirira ubwoba mpagaze ku 2017 bakuguriye mu Bushinwa bakuguriye muri Canada waguriwe kugira amenye njye ntago banguze barambyaye you should respect that niwe waraguzwe njye ntago biza kuba ikibazo mama mfitiye ubwoba kandi njye nta birenze rwose nimuhumure simbanyuraho ariko mfite ubushobozi nabanyuraho kuko mufite urugambo rwinshi ubundi dore iki nicyo kintu kizatuma ntangira gukoresha ibiyobyabwenge kuko umva impamvu ubu nakagombye kuba ndi kuvuga ibi mfite ikibazo mu mutwe nukuri oya wivuga ngo nicyo kizatuma utangira gukoresha ibiyobyabwenge uretse gato birashoboka ko usanzwe ubikoresha ahubwo wenda bishobora kuzatuma ubireka n'ubu aka kanya ibiyobyabwenge bikurimo kandi imyutinga ririyo nakunyweye ryari yoze se n'ikinyobwa n'ikibikobwa yoze n'ikiyobyabwenge
mwubahane ntimugapfe koyini Ibrahimu David yabivumbuye rata munyihere bibaze mu mumuretse mugeze ku 7,000 abantu muri hano muramukoze cyane yego rata nazo 3 muraba mukoze. Thank you. bari rata mutiyera makoyini Maisha 47 Maisha ariko ubu Godfather Maisha kandi iri ni apa gift de zo munyagara kariko kose bari gukubakane every gift matters. Icyo ni icyongereza niba every gift little no gift matter. Oh yeah, no gift nta gift ya ntayo shiramo akariko kose mukane kuri biju mana we imibare biju afite Yesu we abantu banjye cyangwa abantu muri hano mwese munkize ku 7,000 abamukoze cyane nesaba kurebe bagukunde cyangwa se Godfather niyendinge pano yira wisdom ugeze neza wangeza kuri 7k Joshua Nsengiyumva ndagusuhuje muri iki gitondo. Wisdom ntabwo hasi reka kumuyora man iyo bijya bendinga utari wajya kuri 20. ubu nayagezwaho nande ni bendinga ndi gusinzira urayageraho ubusindo bendinga ndi gusinzira nongeye kubyina kandi ninaniriwe uzingano akuwe nuko iki batagitanga gifuti guco gusa ku buntu ariko nsabe yakubwira kutubyinira ayazaho ngira umujinya sindushya munyigereze ego uyu ninde shaka ninde big dance mwana nawe rero mama You are my friend. bitewe sha wera we mazito wanjye turaho Jet. Jet. Rachere kabiju sara kumarira iki? Jet. Yeah. Where is me? Where is me? KK, welcome, KK. Now you my friend. Yeah. Today gift to you.